ndabaza iki kibazo mu buryo bubiri. Ese nk'uko bari kuvuga amnesty, koko ni amnesty mwavugaga cyangwa babumvise nabi? Niba barabumvise nabi, hari icyo mwakibasobanuriraho? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, abo bantu bakwitwaye muri aka kanya bakaba barabifashe gutyo, kuko birengagije ririya jambo wavuze ukimara kwinjira mu Rwanda mu kwezi kwa mbere 2010 byakujyanye muri gereza rikakugeza kuri strago urimo kugeza kuri uyu munsi wa none. Kuko abantu birengagije iryo jambo wavuze icyo gihe, ati bagomba kujya mu butabera. Ese baribwira ko wivuguruje? Ese baribwira ko wahinduye position wari uhagazeho icyo gihe, cyangwa se nibo gusa badashaka kongera kwibuka ko iryo jambo mwigeze murivuga? Ijambo ni iryanyu Madame Victoire Ingabire. Murakoze cyane, n'ikibazo cyiza, ariko ntekereza ko muri disikuru nayo ntagishubije, ariko ndagisubiramo wenda kugira ngo cyumvikane neza. Navuze ko hagomba ubutabera buhana, ubutabera busubiza umuntu agaciro, ubutabera bwunga, ubutabera bwubaka, nyuma tugatangira urugendo rw'ubwiyunge. Muri ubwo bwiyunge niho hazaba imbabazi. Izo mbabazi zizaza nyuma y'uko ubutabera bwabaye. Donc nabonye, navuga ko wenda abantu wenda byabaye kumva nabi, kumvirana. Ntabwo nigeze mvuga ngo hazaba, kerekana ko navuze ijambo kurevuga ndikuregeje na FPR. D'abord nta nahantu nigeze mvuga ngo FPR zahabwa imbabazi. Nimureba uko navuze umunsi nuko nabisobanuye mu kindi kiganiro nakoze iminsi yashize, maze kubona ko abantu bumvisha ibintu nabi. Navuze ko ubwiyunge tuvuga uyu munsi ntabwo ari ubureba hagati y'umwaka w'1900 n'umwaka w'2000. Nabivuze dutangira ni kureba mu gihe cy'abami. Nafashe urugero ku bijyanye n'ibyo ku Rucunshu. Habaye ikibazo hagati y'Abanyiginya n'Abega. Uyu munsi habaye ikibazo hagati ya Kagame na Nyamwasa, bavuga bati ni cya kibazo cy'Abega n'Abanyiginya kije. Habaye ibibazo muri gihe habaga revolution ya 59, habaga ibibazo muri Repubulika ya mbere, habaye ibibazo muri Repubulika ya kabiri. Abana bakomoka kuba muri Repubulika ya mbere bavuga bati ababyeyi bacu ntabwo tuzi uko byabaye, ntabwo tuzi uko byagenze. Ibyo byakiriye ikibazo cya kigandurwa hagati yacu nk'Abanyarwanda, turabizi. Ese mutekereza ko tugomba gukomeza kugenda turenze ivu kurindi? Aho niho mvuga nti tugomba kubanza kwicara nk'Abanyarwanda tukare ibyaha. Donc ibyaha byakozwe mbere FPR itarabaho, ese byo tugomba kubyibagirwa cyangwa nabyo tugomba kubivuga? Ibyaha byakozwe FPR ihari itangiye intambara tugomba kubivuga. Ibyaha byakozwe nyuma FPR ku butegetsi, ibyo byaha byose bigomba kuvugwa. Niyo mpamvu njye navuze nti ikintu cyangwa Rwanda tugomba kubanza gukora ni ukugomba kubanza kwicara tugasasa inzobe, buri wese akuvuga ako karengane ke, buri wese akavuga ibyamubayeho. Kuko ikibazo gihari uyu munsi n'abashubije nageje gusesengura, abantu benshi bagiye bavuga, usibye abo abafite ubushake buke nza gusubiza mu kibazo cya kabiri, ariko abantu benshi nabonye ko ni ibikomere bafite ku mutima. Donc ibikomere bafite ku mutima ni uko ibyo bikomere impamvu bitanakira ni uko nta hantu ho kuvugira ako kababaro kabo kari. Hari umuntu ukunze kugaragara muri social media, ntabwo ndi buvuge ko abwiye ati ngewe naciwe akaguru mu gihe FPR mu cyanye cy'abacengezi. Nibwo bamwe amasaka FPR nibo barimo bamuciye akaguru. Atari ko ati bakanyubrije kugira ngo bamfashe, nuko ngewe nzajya mvuga ko ari kandi abakanciye ndabazi kuko basize banishe mama. Donc urumva uwo muntu afite intimba, ntashobora kuvuga akababaro ke, donc ntashobora kuvuga ikibazo cye uyu munsi. Donc abo bantu bose rero ni ngombwa ko igihe bazaba bafite urubuga rwo kuvugira, mu gihe tuzaba tumaze kubaka igihugu kigendera ku mategeko, no muzadufasha kubaka igihugu kigendera ku mategeko, nuko abantu bazicara nyine bagahabwa uwo mwanya wo kuvuga ku kababaro kabo. Buri muntu akavuga akababaro, buri muntu akavuga uko byagenze. Neza naho mvuga ku bibazo bya Gacaca. Ibibazo bya Gacaca natanze n'urugero nakuye no muri raporo ya Commission des droits de l'homme ubwayo. Umuntu yishyuza ngo ibiyiko bya zahabu yaratunze, nabo bo muri komisiyo bavuga ati ntabwo bishoboka. Umuntu wese w'umuntu yarakize bingana iki kuryo yaratunze ibiyiko n'amakanya byo muri zahabu, kandi nyamara hari uwabyishyujwe aranafungwa n'ibyo barabiteza. Nigeze kubona rugeze kuvuga ati ubutaka bwacu bwambuwe. Ako karengane kose kazavugwa muri icyo gihe. Abantu bazicara bavuga bati ibi bibazo byose byabayeho. None tumara kuvuga ibyabaye byakozwe n'abande.
abo babikoze rero bazajya harira bashyirwe ku karubanda, hazaba hari abantu babishinja. Njye mpora mvuga ibyaha byakozwe muri uru Rwanda ntabwo byakozwe n'abanyamahanga, ni abanyarwanda hagati yacu bamwe babikoreye abandi. Ni ukuvuga rero ko tugomba kuzicara tukavuga ati ibi byaha byarakozwe, niko kwa kuri tugomba kubanza kuvuga hagati yacu, noneho byakozwe n'abandi, icyo gihe abantu nyine bazaba barimo babavuga, bashyirwaho izina, abo bantu habe ubutabera, hanyuma dutangiye ya processus rero y'ubutabera, no tuzataha hari bwa butabera busubiza umuntu agaciro, niwo wa wundi wambuwe ibye, niwe wa wundi wafunzwe arengana, niyo yaba yarapfuye agomba ndababwira bagomba kuzamenya ko hari igihe bazavuga bati data cyangwa mama yashyizwe ku icyaha iki n'iki, ariko nyamara ntacyo yakoze. Kugira ngo kuki ibyo tugomba kubikora ni ukugira nk'uko nabivuze, ni ukugira ngo twubake, dutegure les futures générations, twirinde ko les futures générations bazajya basubiranamo barwana kubera ibyo bintu nyine. Umubyeyi we wapfuye wishwe icyasha, asizwe icyasha kandi yari umwere, hari n'abavuze bati uwo muntu ntabwo ariho. Njye ndi muri gereza nari mfunganywe n'abantu, umuntu wavugaga ati, nacyo kibazo cyari gikomeye cyane muri amadosiye ya Gacaca, urabona bandikaga mu ikayi nta madokimo yindi ahari, umuntu baramufungiye umuntu yakatiwe imyaka 17, nyuma biza kugaragara ko uwo muntu ariwe. Ariko kugira ngo hazashobore kuboneka dosiye ye igaragara gufunga byabaye ikibazo, nuko uwo muntu abobrije yo kugumamo. Donc urumva uwo muntu kameme yarafunzwe, bizwi neza ko uwo bamuvuga ngo yishe ahari, ariko kubera ko yakayi yanditswe mu ibyo bintu idahari, donc badashobora kumufungura, byabaye ikibazo. No kurumva umuntu niyo yaba yaratabarutse, ariko urubyaro rwe rwamaze imyaka 17 rumusura kuri gereza, rugomba mu baturanyi na hehe agomba gusubizwa icyo cyubahiro cye n'agaciro cye. Abamasambu yabo yagurishijwe kandi bitarabaye bagomba gusubizwa agaciro kabo. Donc nukuvuga ko nta munyarwanda wiciwe cyangwa wakorewe kandi karengane utagomba kurenganurwa. Kugira ngo kubera iki? Kugira ngo twirinde ko les futures générations zizahora muri ibintu by'amakimbirane yo guhora duhora mu bintu byo kwihorera, mu bintu uyu munsi turihorera niba twe tugiye ku butegetsi, turihorera ku bandi, turi baryamire kubera ko guhera ibi n'ibi. Donc ibyo bintu bigomba kurangira. Ibihe byabaye mu gihe cy'ubuhake, gihe cyari cy'ubwami, bigomba kuvugwa. Donc izo navuga izo periode zose noir igihugu cyacu cyanyuzemo, tugomba kwicara tukazivuga. Twamara kuzivuga hagakurikiraho nyine ubutabera. Ababikoze ni bande, n'ababikoze niyo baba baratabarutswe, ariko rubanda izabacira urubanza, ivugete abo bantu bariho ariko bakoze ibi niyo baba baratabarutse, kugira ngo hatazagira uzabyitwaza nyuma ajye kuguhorera abakomoka kuri wa wundi wakoze cya cyaha. Niyo mpamvu rero icyo gihe niyo yaba aratabarutse, icyo gihe bizavuga ko uyu muntu yakoreye u Rwanda ikibi, yahekuye u Rwanda, cyangwa se yagize gutya na gutya, ibyo byose bikava mu nzira. Ibyamara kuva mu nzira rero niho abantu bashaka kuvuga bati noneho kubera ko kuri kose kwavuzwe, kubera ko abakoze ibyaha baciriwe imanza, tugiye gutangira inzira y'ubwiyunge izarangwa no kubabarirana, izarangwa nuko kuri nyine kuzagenda. Donc nabisobanuye, donc iyo ya amnesty ntabwo ishobora kubaho hatabanje kuba ubutabera. Icyo ni icyambere. Donc ngo abantu badetermine ibyaha byabaye nibihe. Icya kabiri, amnesty ntabwo nabivuze muri program politique, ntabwo nyitanga nka njyewe Ingabire kuko ubwo basha ntabwo mfite. Amnesty itangwa gusa n'abantu bari ku buyobozi, igatangwa kubw'inyungu za politiki. Izo nyungu za politiki rero nizazindi ni rwa rwego rwo kuzaba tuvuga tugiye kubaka u Rwanda rushya, tugiye kwandika amateka mashya y'abanyarwanda, ku buryo abazadukomokaho batazaza bagendera ku nzika n'inzigo twarengejeho, ahubwo bazaza bavuga bati tugomba kubaka u Rwanda abanyarwanda twese tujyanye. Uwakoze ibyaha arazwi, yanaciriwe imanza nubwo yababariwe, ariko arazwi, yacira imanza, ikibazo cyararangiye, ariko umunsi twanditse amateka mashya y'u Rwanda rushya rwo kugira ngo abana bacu batazasigarana uwo muzigo w'inzika n'inzigo, nubwo butabera buca inzika n'inzigo mu banyarwanda. Hanyuma rero ikibazo cya nyuma waba ufite se abantu kwari kwirengagiza ririya jambo. Icyambere cyo ngira ngo numvikane, ntabwo nifuza ko ari abantu bavuga ngo Ingabire nagatangaza n'iki, nta frere nkeneye, nta bisingizo nkeneye. Ibyo nkora mbikora kuko nkunda igihugu cyanjye, nkunda abanyarwanda, nkavuga nti abanyarwanda twese tugomba kubana neza. Donc nicyo kintu cya mbere kinshishikaje, nicyo cyatumye nemera gusiga umugabo wanjye n'abana banjye, nkareka akazi nkaza nk'abandi hano muri uyu mubabaro. Rero aba bantu bashobora kuvuga icyo bashatse. Ndi umudemokrate,
kuba ndi umudemokrate abantu bafite uburenganzira bwo gukritika ibyo navuze rwose ndabyemera nta kibazo na gitoya ko abantu ni igitekerezo mba natanze byabaye na byiza rwose ko abantu babigiyeho impaka bigatuma mbona ese abanyarwanda baratekereza iki abanyarwanda baravuga iki donc nagiye ngerageza kubisobanura bagiye babyumva nabi abafite ubushake bwo kumva icyo nashaka kuvuga barabyumvishije abadafite ubushake kubera izindi inyungu zabo bafite nabo ntabwo bashatse kubyumva bakomeje kubivuga uko bashaka ariko icyo mbwira abanyarwanda ndi umudemokrate rwose yungiritse ntabwo byanga nta nubwo mbigupfa ariko ndagira ngo sabe abanyarwanda kimwe les débats tugomba gukora zigomba kuba ari constructive donc tugatanga n'umuntu atanze igitekerezo ukumva utemeranywa nawe ukaza utanga igitekerezo kindi kivuga ati ngende byiza byakorwa gutya ibyo uvuga wenda simbyemera ko mbona byakorwa tugashaka ubwo buryo dutanga ibitekerezo byubaka aho kuza usenya umuntu utagira kuruhimbira reba nk'umuntu witwa Rwaka ni umusaza ukuza aranduta muri politiki amazemo igihe yagera gute aba umuntu uharanira uburenganzira bwa muntu muri riprodor igihe byari bikomeye kubona atinyuka kubeshya abantu ngo njye nagiye muri Espagne gusaba ngo ko Nyamwasa ngo bamukura kuri liste y'abicanyi azi neza ko nari imfunzwe ndi mu baharaniye ko izo manda ziba mu baharanira uburenganzira ubwo butabera kubaho naho nasomye ibyo bintu madame nuko umuntu agatinyuka arakuze wagombye gutanga urugero rwiza wagombye gushyira imbaraga mu kubaka dushaka ikibuga aho ugasanga arimo arashyira umusenyi wo kugira ngo abantu banyereremo bagwe ibyo bintu ndagira ngo byamagane binateye isoni ntabwo bikwiye ku bantu bavuga ko turimo dukora politike donc abantu bakore politike yubaka ukritika umuntu ufite igitekerezo cyawe wavuze sinkemera rwose ntabwo ibyo bintu njya mbyanga rwose ndabyemera ariko tuvuga ibintu byubaka bitujyana gushaka cya kibuga cya politike tudafite ariko abantu baraba badafite ikibuga cyo kuvugiramo mugatangira kujya kuvuga ngo umuntu yakoze ibintu byo kumunyereza gusa ngo usubire ko ntashobora kunyerera reka mbabwire na FPR yaranyereje ntabwo nigeze ngo hasi donc ntabwo uri hanze ari uzashobora kunyereza ngo hasi ntabwo bizakunda donc nababwira gusa ko dukora politike yubaka igihugu idufasha kubona urwo rubuga dukeneye niho tugomba gushyira imbaraga naho ubundi le critique zo rwose ndazemera kuko zituma umuntu anashobora nubwo ndi umutagatifu ntabwo ndi igitangaza nshobora no kuvuga ibintu bitari byo koko ntabwo nshobora guhama hano ngo mvuge ngo politike yanjye niyo ishoboye niyo yonyine izagize ibibazo ahubwo nkeneye ko twubaka politike nyine zazindi zigenda zuzuzanya kuko icyo nkeneye nuko twubaka u Rwanda rwiza buri munyarwanda wese yibonamo nubona ko ari mubi agomba kwibona muri urwo Rwanda kuko ari umunyarwanda njye niyo politike nshaka kudushyira imbere ya buri munyarwanda wese yibonamo ari ubona ko ari mwiza ari ubona ko ari mubi icyo dukeneye nuko mu gihe dufite igihugu kigendera ku mategeko buri munyarwanda wese ntazarenganywa kuko iryo tegeko rizamurenganura niyo mpamvu mvuga nti twubake igihugu kigendera ku mategeko uwo ukunda n'uwo nga tuzarubonamo neza mu bwubahane no mu mahoro murakoze Madame Victoire Ingabire nitwe tugushimiye turashoje ikiganiro